Our mission this week is to train a group of postgraduate surgical residents in hernia surgery. We want to bring them to a level of competency so that they can perform the operation themselves with little or no supervision to help the people of Rwanda. Ubu nibyo twibanzeho mu gutraininga kuko kuza kuvura abaganga bakavura bagataha ariko ya skills zabo ntisigare mu gihugu cyo gihe ntago tuba twubaka. Nk'ubu turi hano i Rwamagana, tuzaba turi no muri CHK, turi CHB, turi Kibagabaga ndetse na Gahini. Icyo bita hernia mu Rwanda dusanzwe tuzibaga, ariko iyo abantu nk'aba ngaba baje bakatwigisha turushaho kwiga tekinike nshyashya, tukamenya gukoresha tekinoloji zigezweho ndetse tugakora ibintu bifite evidence. Yego dutuye tuvura, hari ibyo twigishijwe, ariko amahugurwa nk'aya ngaya twigisha byinshi bishyashya, kumenya aho ibindi bice by'isi bigeze. Abarwayi benshi tugira banaza mu bitaro baba bafite hernia, kumenya no kuyibaga neza ugukemuye ikibazo kinini. The speed by which the progress is made is massive, and the continuous education and continuous participation of everyone in the world in training is the only way to guarantee success. cyane cyane ko bavuye mu bihugu biteye imbere cyane mu bijyanye n'ubuvuzi, abari ibintu byiza gukorana akazi bari hamwe bigatuma bakira abarwayi benshi. Nko mu iki cyumweru dufite abarwayi barenga 72 abazavurwa uburwayi bwa hernia. Ni ibintu byiza cyane kuri ku baturage bacu no ku bakozi bacu bavura.